Turabasuhuje abakurikiye channel ya Ephraim Family Live. Tugeze mu mwanya wo kwiga igitabo Urugo rwa Gikristo. Duherereje inyuma ibyigisho bitanu. Ubu tugeze ku cyigisho cya gatandatu kivuga ngo icyemezo gikomeye. Ni mu mugabane waho wa gatatu uvuga ngo guhitamo uwo muzabana. Reka mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Turagushimye turaguhimbaje data wa twese dukunda uri mu ijuru. Tugushimiye ko wabanye natwe mu byigisho bitambutse, waduhaye inama nyinshi kugira ngo tugire imiryango ikubaha yiteguye kwimurirwa mu bwami bwo mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Tugeze rero ku cyigisho cya gatanu kivuga gufata icyemezo gikomeye. Ubane natwe, utwigishe, utubere umuyobozi kugeza tugeze ku musozo. Dusabye mu izina ryawe ryera, amen. Reka dukomeze mu cyigisho cya gatandatu kivuga ngo icyemezo gikomeye. Urugo runezerewe cyangwa rubabaye. Niba abari kwitegura gushyingiranwa batifuza kuzagira ibitekerezo bibi kandi bibabaje byo kwicuza icyo bakoze nyuma yo gushyingirwa, bagomba kubanza kubitekerezaho neza babyitondeye. Iyo iyi ntambwe iteranwa ubupfapfa, bimwe mu buryo bugera ku ntego rwose bwo kurimbura amahirwe no kuba ingirakamaro by'abasore n'inkumi. Ubuzima bubahindukira umutwaro n'umuvumo. Nta muntu ushobora kwangiza umunezero w'umugore no kuba ingirakamaro kwe kandi ngo atume ubuzima bwe bumubera umutwaro umuhagaritse umutima kurenza umugabo we. Kandi nanone nta muntu n'umwe ushobora gutuma nibura 1% cy'ibyiringiro by'umugabo n'ibyo agambirira biyoyoka, akagwabiza imbaraga ze kandi akarimbura ububasha bwo guhindura abandi yari afite ndetse n'ibyiza yatekerezaga kuzageraho keretse umugore we. Ku bagabo benshi n'abagore benshi, isaha bashyingiriweho niba itangiriro ry'intsinzi cyangwa gutsindwa bazagira muri ubu buzima ndetse n'ibyiringiro byabo by'ubuzima buzaza dutegereje. Iyaba byashobokaga ngo mfashe abasore babashe kubona no kumva neza akaga bafite, ariko cyane cyane akaga ko kuba ingo zitazarangwamo umunezero. Ibi umuja w'Imana Elena White arimo aravuga ati iyaba byashobokaga ngo mfashe abasore babashe kubona no kumva neza akaga bafite, ariko cyane cyane akaga ko kuba ingo zitazarangwamo umunezero kubera icyemezo bafashe bahubutse kijyanye no gushyingirwa nk'uko tubibone dukomeje. Gushyingirwa ni ikintu kizateza impinduka kandi kigaha icyerekezo ubuzima bwo kuri iyi si ndetse n'ubw'isi izaza. Umukristo nyakuri ntazakomeza kujya mbere mu migambi ye yo gushyingiranwa atabanje kumenya ko Imana yemera inzira yahisemo. Ntazifuza kwihitiramo, ahubwo aziyumvamo ko Imana ariyo ikwiriye kumuhitiramo. Ntidukwiriye kwishimisha ubwacu kuko na Kristo ubwe atigeze agenza atyo. Ariko ntabwo nshaka ko abantu bumva ko umuntu yashaka uwo adakunda. Icyo cyaba ari icyaha. Ariko kurarikira ndetse na kamere y'amarangamutima ntibikwiriye kwemererwa kujyana umuntu mu irimbukiro. Imana isaba kubyinjiranamo umutima wose, ariko n'urukundo rwimazeyo. Irinde guhubuka. Abantu bake gusa nibo baba bafite ibitekerezo biboneye ku byerekeye gushyingirwa. Abantu benshi basa n'abatekereza ko gushyingirwa ari ukugera ku munezero w'agahozo. Ariko iyaba bari bazi 1/4 cy'abagore n'abagabo barwaye imitima, baboshywe n'umunyururu w'indahiro yo gushyingiranwa, badashobora guhangara gucika, ntibatangazwa no kubona nanditse aya magambo. Ku ngo nyinshi zubakwa usanga
kubaka ari uburetwa bukomeye kandi bubabaza cyane kurenza ubundi bwose. Hari ingo ibihumbi n'ibihumbi zubakwa, abagabo n'abagore bakabana ariko badakwiranye. Ibitabo byo mu ijuru byuzuye imivumo, gukiranirwa ndetse n'ihohoterwa byihishe mu mwambaro wo gushyingiranwa. Nicyo gituma mburira abasore n'inkumi bari mu kigero cyo gushyingirwa ngo bajye bagenza make mu guhitamo uwo bazabana mu kubaho kwabo. Inzira y'ubuzima bw'abashyingiranywe ishobora kugaragara ko ari nziza kandi yuzuyemo umunezero, ariko se ni iki kikubwira ko utazabura icyo wari witeze nk'uko byagendekeye abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi? Abatekereza gushyingiranwa bakwiriye kuzirikana uko bifuza ko urugo bashaka gushinga ruzaba ruteye ndetse n'impinduka nziza rukwiriye kuzazana mu bantu. Nibamara kubyara bazaba baragijwe ubutunzi bwera. Ku ruhande runini, imibereho myiza y'abana babo muri iyi si n'ibizaba ishingiyeho ndetse nabo umunezero wo mu isi dutegereje uzaba ushingiyeho. Hano baratubwira ko imibereho myiza y'abana baba bazibarukwa cyangwa se bazabyarwa n'abo babyeyi bombi bashyingiranywe, ari bo imibereho yaba iyo mu isi dutegereje cyangwa se iyo muri iyi si dutuyemo izaba ishingiye kuri abo babyeyi. Ku rwego rukomeye bafite inshingano yo kugena imiterere y'umukumbi. Ku rwego rukomeye bafite inshingano yo kugena imiterere y'umubiri n'iy'imico mbonera abana bato bagira. Imiterere y'umubiri ndetse n'iy'imico abana bagira ifitwe mu biganza n'ababyeyi. Kandi imibereho n'imiterere by'umuryango mugari w'abantu bishingira ku miterere y'urugo. Uburemere bw'impinduka urugo rumwe rushobora guteza buzagena niba ingaruka zizaba mu ruhande rw'ibyiza cyangwa se mu ruhande rw'ibibi. Ibintu by'ingenzi byo kwitabwaho mu guhitamo cyangwa se mu guhitamo uwo muzabana. Urubyiruko rw'abakristo rukwiriye kwitonda cyane mu byerekeye gucudika no guhitamo abo bazabana. Nimwitonde, nibitaba bityo ibyo mutekereza ubu ko ari izahabu nziza byahinduka ibuye ry'agaciro gake. Kwifatanya n'ab'isi bikunze gushyira inkomyi mu nzira igana ku murimo mukorera Imana, kandi ubugingo bw'abantu benshi burimburwa no kwifatanya n'abandi kutanejeje, kwaba mu byerekeye ubucuruzi cyangwa se mu gushyingiranwa. Bifatanya n'abantu badashobora gutuma bakuza amajyambere cyangwa ngo biheshe agaciro. Banza ushyire ku gipimo amarangamutima yawe yose, maze witegereze iterambere ryose ry'imico y'uwo utekereza kuzafatanya nawe ubuzima kugeza ku iherezo. Intambwe ushaka gutera ni imwe mu ntambwe z'ingenzi kurusha izindi zose uzatera mu buzima bwawe bwose. Kubera iyo mpamvu ntukwiriye kuyitera uhubutse cyangwa se huti. Nubwo wakunda, ntugakunde buhumyi. Nyamuneka iyi ntambwe uba ugiye gutera yo guhitamo uwo muzabana ngo ni intambwe y'ingenzi kurusha izindi cyangwa se kurusha izindi ntambwe wateye mu buzima bwawe bwose. Nyamuneka rero irinde kuyitera huti cyangwa se ngo uyitere buhumyi. Ngo nubwo wakunda, ntugakunde buhumyi. Suzuma ubushishozi maze urebe ko imibereho yanyu mwarashyingiranywe izaba iy'umunezero cyangwa ko muzahorana ubwumvikane buke n'impagarara.
banza wibaze ibi bibazo uti: mbese uku gushyingirwa kuzamfasha nkomeze urugendo rugana mu ijuru? Mbese kuzanyongerera urukundo nkunda Imana? Mbese kuzagura uruziga rwanjye rwo kuba ingirakamaro muri ubu buzima? Nusanga ibisubizo ubona kuri ibi bibazo bitanga icyizere, uzaba ariho ubona gukomeza ufite kubaha Imana. Mu kwinjira muri gahunda yo gushyingiranwa, abagabo n'abagore bagiye bakora nk'aho ikibazo rukumbi bagombaga gusubiza ari icyo kumenya niba bakundana koko. Nyamara bagombye kumenya ko hari inshingano irenze iyi bafite muri uko gushyingiranwa kwabo. Bakwiriye kuzirikana niba urubyaro rwabo ruzagira amagara mazima, rukagira imbaraga z'ubwenge ndetse n'iz'imico mbonera. Nyamara ku rwego rwo hejuru, bake gusa nibo bagiye batera iyi ntambwe bafite impamvu zikomeye no kuzirikana ko batashoboraga kwirengagiza mu buryo bworoheje. Bazirikanaga ko umuryango mugari w'abantu ufite ibyo ubasaba kuzuza, kandi ko uburemere bw'impinduka umuryango wabo ushobora guteza buzagaragaza ko bari ku rugero rwo hejuru cyangwa urwo hasi. Guhitamo uwo muzabana mu buzima bikwiriye gukoranwa ubwitonzi cyane kugira ngo bizazane imibereho myiza y'ababyeyi n'iy'abana babo mu byerekeye umubiri, intekerezo no mu bya mwuka, bityo bizabashisha ababyeyi n'abana guhesha umugisha bagenzi babo no kubaha umuremyi wabo. Ibyo ugomba kureba ko wifuza ko yazakubera umugore. Ibyo ugomba kureba ku wo wifuza ko yazakubera umugore. Nimureke umusore ashake uzamuhagarara iruhande, kandi abe ari wa wundi ukwiriye kandi ushoboye kwikorera uruhare rwe rw'imitwaro y'ubuzima, wa wundi ufite imbaraga ihindura izamuhesha agaciro, ikamutunganya, kandi akazatuma ahorana umunezero kubera urukundo amukunda. Ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi. Abumbuza akanwa k'ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntarya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we aramushima ati: abagore benshi bagenza neza, ariko wowe urabarusha. Ubonye umugore w'ingeso nziza aba afite umugisha. Ayo ni amahirwe akesha Uhoraho. Nk'uko aya magambo tuyabona mu gitabo cy'Imigani, igitabo cya 19 ku murongo wa 14. Nanone kandi tuyabona mu gitabo cy'Imigani igice cyawo cya 31 ku murongo wa 11 kugera wa 12. Dore ibintu bimwe bikwiriye kwitabwaho mu guhitamo uwo muzabana. Mbese ushaka ko muzabana azaba umusemburo w'umunezero mu rugo rwanyu? Mbese ni umuntu uzi gucunga umutungo? Cyangwa se nimumara gushyingirwa ntazajya akoresha ibyo yinjije byose gusa, ahubwo azakoresha n'ibyo nawe winjiza, kugira ngo anezeze kamere y'ubwibone no gukunda kugaragara neza inyuma. Mbese amahame agenderaho aratunganye ku bijyana no gucunga umutungo? Mbese ubu hari ikintu afite cyamubeshaho? Nzi neza ko ku bwenge bw'umugabo wafashwe n'ikibatsi cy'urukundo n'ibitekerezo byo gushyingirwa, bene ibi bibazo bitazahabwa agaciro, ko ahubwo azabifata nk'aho bitazamugiraho ingaruka. Nyamara ibi bintu bikwiriye kwitabwaho nta kujenjeka,
kuko bizagira ingaruka ku buzima bwawe bw'ahazaza. Igihe urambagiza umukobwa, jya ubanza wige imico ye. Ibaze uti mbese azabasha kwihangana no gukunda imirimo, cyangwa azareka kwita ku babyeyi bawe igihe bazaba bakeneye umuhungu wabo ufite imbaraga ngo bamwishingikirizeho, cyangwa se umugore azamuca ku babyeyi be kugira ngo ajye asohoza imigambi ye gusa ndetse amukorere ibimushimisha ubwe, bityo aho kugira ngo se na nyina babe bungutse umukazana wuje urukundo, ahubwo bazabe batakaje n'umuhungu wabo. Ibi birababaje nyine, ariko umusore wese ugiye kurambagiza umukobwa cyangwa se ugiye guhitamo umukobwa bazabana, akwiye kubanza agatekereza kuri ibi bibazo maze gusoma hejuru aha. Aho kugira ngo bunguke umukazana ugasanga bahombye uwo mukazana kandi bahombye n'umuhungu wabo. Ibyo ugomba noneho kureba ko wifuza ko yazakubera umugabo. Mbere yo kurambura ikiganza ufata icyemezo cyo gushyingirwa, umukobwa wese akwiriye kubanza gusobanukirwa niba uwo agiye kwifatanya nawe mu buzima bwe bwose akwiriye. Agomba kwibaza ati mbese yitwaraga ate mu mibereho ye yashize? Mbese imibereho ye iratunganye? Mbese urukundo anyereka ni urukundo rwubahwa kandi rugendana n'imico myiza ntangarugero, cyangwa arabiterwa gusa n'ikibatsi cy'amarangamutima? Mbese yaba afite imico ishobora kuzaba umusemburo w'umunezero ku mugore we? Mbese ashobora kuzaba umusemburo w'umunezero ku mugore we? Mbese ashobora kubonera amahoro nyakuri n'ibyishimo mu rukundo rw'uwo mugabo? Mbese umugore azagira umudendezo wo gukurikiza umutimanama we, cyangwa se gutekereza no gushyira mu gaciro bye bizegurirwa gutegekwa n'umugabo we? Mbese azashobora kugira uburenganzira bwo kugira nyambere iby'Imana imusaba? Mbese umubiri, ubugingo, ibitekerezo bye n'imigambi ye bizarindwa bihore biboneye kandi byera? Ibi bibazo bifite agaciro gakomeye ku mibereho myiza y'umukobwa wese ugiye gushyingirwa. Nimureke umukobwa wifuza kuzubaka urugo rubamo amahoro n'umunezero, akaba ashaka guca ukubiri n'imibabaro n'agahinda, mbere y'uko yirekura mu rukundo rwe, abanze abaza ati mbese umukunzi wanjye afite nyina? Mbese imico nyina yamutoje iteye ite? Mbese umukunzi wanjye azirikana inshingano afite ku mubyeyi we? Mbese ajya yita ku byo yifuza no ku byamunezeza? Niba tubaha nyina ngo amuheshe icyubahiro, mbese aho azubaha umugore we, amukunde kandi amwiteho? Mbese igihe kumparara kuzaba gushize nyuma yo gushyingirwa, aha azakomeza kunkunda? Mbese azihanganira amakosa yanjye, cyangwa azajya ahora anenga, ananize kandi antwaze igitugu? Urukundo nyakuri ruzirengagiza amakosa menshi, kandi urukundo ntiruzigera ruyitaho. Emera gusa umuntu ufite imico myiza ya kigabo. Mureke umukobwa yemere ko uwo bazabana mu buzima bwose ari wa wundi ufite imico itunganye kandi ya kigabo, wa wundi udakebakeba, umusore ugira imigambi, w'inyangamugayo, wa wundi ukunda Imana kandi akayubaha. Jya wirinda abanyagasuzuguro, jya wirinda umuntu w'umunebwe, jya wirinda umuntu usuzugura ibyejejwe, jya wirinda itsinda ry'abantu bakoresha imvugo nyandagazi, cyangwa se uwabaswe no kunywa inzoga nubwo cyaba ari ikirahure kimwe.
ntugatege amatwi ibyo usezeranirwa n'umuntu utarasobanukirwa n'inshingano ufite ku Mana. Ntugatege amatwi ibyo usezeranirwa n'umuntu utarasobanukirwa n'inshingano afite ku Mana. Ukuri nyako kweza ubugingo kuzaguha ubutwari bwo kwitandukanya n'abantu uzi ko badakunda Imana kandi ntibayubahe ndetse batagira n'icyo bazi ku mahame yo gukiranuka nyakuri. Dushobora guhora twihanganira gufudika kw'inshuti no kudasobanukirwa kwe, ariko ntidushobora namba kwihanganira ingeso mbi ze. Gukora ikosa biroroha kuruta kurikosora. Ugushyingiranwa guhutiyeho kandi kwateguwe mu mwuka w'ubwikanyize muri rusange ntikugira umusaruro mwiza, ahubwo akenshi usanga ingo zisenyuka ku buryo buteye agahinda. Umugabo n'umugore bombi basanga barashutswe, bagashaka ukuntu bakosora iryo kosa bakoze babitewe n'amarangamutima yo gutwarwa bikabananira. Gukora ikosa nk'iryo biroroha cyane, ariko kurikosora biraruhanya. Icyiza ni ugusesa amasezerano arangwamo ubupfapfa. Nubwo waba warinjiye mu masezerano utabanje gusobanukirwa neza imico y'uwo ushaka ko muzabana, ntukwiriye gutekereza ko icyo wiyemeje gituma biba ngombwa ko utera indi ntambwe yo gutanga indahiro yo gushyingiranwa ngo wifatanye mu buzima bwawe bwose n'umuntu utazashobora gukunda no kubaha. Birashoboka ko mwaba mwaremeranyijwe kubana, ariko habaho icyo bita periyode ya fiyansaye cyangwa se kurambagizanya. Igihe ibyo twavuze ruguru umaze kubibona, nta mpamvu yo gukomeza ngo ujye no kuzamura ukuboko urahira ko muzabana. Icyiza ni ukubihagarika. Hano baratubwira ko icyiza ari ukubihagarika aho kugira ngo utere n'indi ntambwe yo kurahirira kuzabana n'uwo muntu. Jya witondera cyane uko winjira mu masezerano agomba kugira ibibanza kuzuzwa. Ariko ikiruta byose ni uko wasesa ayo masezerano mbere yo gushyingiranwa, aho kugira ngo muzatandukane hanyuma nk'uko benshi babigenza. Ushobora kuvuga uti, ariko namaze kubimwemerera, none se nzivuguruze mbivemo? Reka ngusubize, niba warabimusezeraniye ukaba warakoze unyuranyije n'ibyanditswe byera, kora uko ushoboye kose umuhakanire udatindiganyije, kandi noneho wicishe bugufi imbere y'Imana, maze wihane ikosa wakoze ryo kugendera mu kibatsi cy'amarangamutima yawe yakuyoboye mu nzira yo gutanga amasezerano uhubutse. Mu rwego rwo kubaha Imana, ibyiza cyane ni ugusesa iryo sezerano, aho kurikomeza hanyuma rikazakubera intandaro yo gusuzugura umuremyi wawe. Ushobora kumuhakanira igihe ibi wamaze kubibona, aho kugira ngo ukomeze indi ntambwe nk'uko twabibonye y'indahiro. Ngo kandi ikiruta ni uko wabihagarika nyuma aho kugira ngo uzashake kubivamo byanjye hanyuma mutandukane ngo nk'uko benshi babigenza. Reka intambwe yose utera, turimo turerekeza ku musozo, reka intambwe yose utera igamije amasezerano yo gushyingiranwa irangwe no kugenda buhoro, kwiyoroshya, kwicisha bugufi, kuba umunyakuri no kugira umugambi ushikamye wo gukora ibishimisha Imana kandi bikayihesha icyubahiro. Gushyingirwa kugira ingaruka ku buzima bwo muri iyi si no kubwo mu isi nshya dutegereje. Umukristo nyakuri ntazakora imishinga Imana idashobora
kwemera. Umukristo nyakuri ntazakora imishinga Imana idashoboye kwemera. Ibi ni byo byari bikubiye mu cyigisho cya 6 twarimo tureba, kivuga ngo icyemezo gikomeye. Icyo cyemezo gikomeye twabonye ko ari uguhitamo uwo muzabana. Tugiriwe inama rero y'ibyo tugomba gukurikiza igihe duhitamo abo tuzabana. Ushobora kuvuga uti ese ko namaze guhitamo n'urugo rukaba rwarancanze mbigenze gute? Mu ijuru hari Imana, reka ibe ariyo mwiragiza. Imana ishoboye byose, ishoboye guhindura uwo mubana. Ushobora kujya ku mavi ukamusengera, kuko ariho tubona ko hari Imana ari igisubizo cy'ibibazo byose. Rero reka nkurarikire gusengera uwo mwashakanye, hanyuma Imana utegereze igisubizo cyayo. Amasezerano akora ibitangaza. Mu kumusengera Imana ishobora guhindura imico ye. Rero reka n'abasore bakirambagiza abo bazabana, reka tubasabe babashe kwiga neza iki cyigisho kandi bashingire kuri izi nama bahawe. Mwese rero aho muherereye, tubifurije kugira impero z'umwaka nziza kandi no kuzagira umwaka mwiza wa 2025. Uwiteka abane namwe. Reka dushime Imana. Twongeye kugushima Data wera, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki cyigisho kitubwira guhitamo abo tuzabana. Turakunyize kugira ngo inama utanze muri iri jambo ryawe abana bawe baryumvire ku rwego ushaka ko baryumviraho. Tubisabye mu izina ryawe ryera. Amen.